Umugoroba mwiza kuri mwe mwese mudukurikiye, tubahe ikaze ku makuru y'iteganyagihe amutegurirwa n'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda, yewe ugiye kubagezaho ndi Mukazarukundo Clarisse. Uyu munsi tugiye kubagezaho icyegeranyo cy'iminsi 10 kuva ku itariki ya 21 kugera ku itariki ya 31 Kanama umwaka wa 2023. Imvura rero iteganyijwe muri iki gice cya gatatu ikaba iri hagati ya milimetero 0 ndetse na milimetero 15. Iyi mvura ikaba ari nkeya ugereranije n'imvura isanzwe igwa muri iki gice cya gatatu, ndetse imvura isanzwe igwa muri iki gice cya gatatu ikaba iri hagati ya milimetero 0 ndetse na milimetero 40. Imvura iri hagati ya milimetero 10 ndetse na milimetero 15 ikaba iteganyijwe mu bice by'amajyaruguru, mu gice kinini cya Musanze, agace gato ka Burera, mu gice kinini cya Rubavu ndetse no mu bice bya Nyabihu ariko bitoya. Naho imvura iri hagati ya milimetero 5 ndetse na milimetero 10 yo ikaba iteganyijwe mu bice by'amajyaruguru, Burera, Gakenke, Nyabihu, mu bice byo mu burengerazuba ndetse no mu bice bya Nyaruguru na Nyamasheke akaba ari mu majyepfo. Imvura iri hagati ya milimetero 0 ndetse na milimetero 5 yo ikaba iteganyijwe mu gice kinini gisigaye cy'igihugu cyacu, mu bice byo mu burasirazuba, umujyi wa Kigali, mu bice by'amayaga ndetse no mu gice gitoya cy'uburengerazuba gisigaye. Iyi mvura rero ikaba iteganyijwe hagati y'iminsi 0 ndetse n'iminsi 2, cyane cyane mu matariki ya 28 na 29. Uyu muyaga rero uko uzaba uteye muri rusange, hateganyijwe umuyaga uri hagati ya metero 4 ndetse na metero 13 ku isegonda. Umuyaga mwinshi uteganyijwe uri hagati ya metero 10 ndetse na metero 13, ukaba uteganyijwe mu bice byo mu burengerazuba, igice cya Rutsiro, igice kinini cya Karongi ndetse n'igice kinini cya Nyamasheke, igice gitoya cya Rubavu ndetse na Nyabihu, naho hakaba hateganyijwe umuyaga mwinshi uri hagati ya metero 10 ndetse na metero 13. Umuyaga uri hagati ya metero 7 ndetse na metero 10 ku isegonda wo ukaba uteganyijwe mu bice bya Kirehe, aho ni mu burasirazuba bw'igihugu cyacu, igice gitoya cya Ngoma, igice gitoya cya Gatsibo ndetse n'igice gitoya cy'akarere ka Gakenke na Rulindo, ibice byo mu majyaruguru ndetse no mu bice byo mu burengerazuba bimwe na bimwe hazagenda haboneka uwo muyaga. Mu majyepfo, Nyamagabe ndetse na Nyaruguru naho hakaba hateganyijwe umuyaga uri hagati ya metero 7 ndetse na metero 10 ku isegonda, hagaragazwa n'ibara ry'umuhondo. Umuyaga uri hagati ya metero 4 na metero 7 ukaba uteganyijwe mu bice bisigaye by'igihugu cyacu. Ubushyuhe rero buteganyijwe muri iki gice cya gatatu cya Kanama bukaba buri hagati ya °C 20 ndetse na °C 32. Ubushyuhe bwinshi buri hagati ya °C 29 ndetse na 32. Bukaba buteganyijwe mu gice kinini cyo mu burasirazuba bw'igihugu cyacu, umujyi wa Kigali ndetse n'igice cy'amayaga gitoya. Mu bice bya Rusizi ndetse no mu gice cya Nyamasheke naho hakaba hateganyijwe ubwo bushyuhe buri hagati ya °C 29 ndetse na 32. Ubushyuhe buri hagati ya °C 26 ndetse na °C 29 bukaba buteganyijwe mu gice gitoya cy'akarere ka Kirehe ndetse no mu bice bya Gicumbi ndetse na Rulindo, Gakenke, aho ni mu bice by'amajyaruguru. Mu bice byo mu majyepfo, Muhanga, Huye, Nyamagabe ndetse no mu bice byo mu burengerazuba, aha hagenda hagaragazwa n'ibara ry'umuhondo werurutse. Naho ubushyuhe buri hagati ya °C 20 ndetse na 23 bwo bukaba buteganyijwe mu gice cya Musanze gitoya, igice cya Nyabihu ndetse n'igice gitoya cy'akarere ka Rubavu. Reka dukomeze tubagezaho uko umunsi w'ejo ikirere kizaba gitwaye. Ku munsi w'ejo rero nta mvura iteganyije mu turere twinshi tw'igihugu cyacu, hateganyijwe ibicu bitazatanga imvura. Mwakoze kudukurikira, umugoroba mwiza.